i Musanze buriya n'abafana banjye bari bahari babyumva uyu munsi ko twakiriye umuntu. Ubu rero ukuntu tugiye tugenda ubu ngubu performance yanjye ikozwe nka marike ya Adidas. Yego. Habanza agakoni kagufi, hakurikiraho agakurikiye, hakurikiraho akisumbuye. Ni ukuvuga ngo nanashishikariza umuhanzi mugenzi wanjye kongera kagufu. Reka twongere tubifuze kugubwa neza mwese mukurikirana Possible TV 12 aho tugenda tubageza ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye, abatumirwa bagiye batandukanye, amakuru ari update. Rero tugarutse dukomeje kubagezaho ama update agiye atandukanye. Rero ngira ngo nyuma yaho igitaramo cya Summer Country Tour cyose mu karere ka Nyagatare kirangiye, nuko ikigaragara cyo Bruce yaje kujya imbere ya kamera, ajya imbere ya mikoro, atangira kugira ibyo atangaza bijyanye n'igitaramo ndetse bijyanye n'ibintu amaze iminsi arimo, yaba igitaramo cya Musanze, yaba icya Nyagatare, ndetse yagiye avuga ibintu byinshi bitandukanye kuri mikoro za Irene. Rero ni M Justin muri kuvugana ubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero ngira ngo mwatangiye mwumva uburyo yavuze ko i Musanze bagomba kwakira abashyitsi, kandi umushyitsi yaje nyine uramuzimanira. Rero bivuze ngo kuba yaragaragaye nk'aho i Musanze yasebye cyangwa se yatsinzwe ugereranyije n'uko yaganiraga na Irene, bigaragara ko byasaga ko ari nk'amahitamo yiwe. Yakomeje avuga noneho ku bijyanye n'igitaramo arangije ashoje, kuko Irene yamwakiriye amaze gusoza igitaramo. Rero avuga ati ntabwo navuga ko umukara ushonze inkoko. Yavuze ibintu byinshi cyane bijyanye n'uko bigenze, ari kuvuga ati ibintu nagomba kubikora, ndetse ati nagomba gushyiramo imiyaga kubera ko numvaga ko ari umwana uzaba uri iwabo, atari ko maze gupereza nsanze ko atari iwabo. Ati nawe ari umwana w'igikondo, ati ndavana ubu ngubu kabisa, noneho ngiye gukora akazi. Aravuga ati ntabwo navuga ko umukara washonze inkoko. Ntabwo navuga ko umukara ushonze inkoko, nta nubwo navuga ko umwana uri iwabo avuna umuheha bakamudiha. Ngira ngo murimo murabyumva neza. Ati ntabwo navuga ko umukara washonze inkoko, ati nta nubwo navuga ko umwana uri iwabo avuna umuheha bakamudiha. Bivuze ngo yakonfirimye cyangwa se yemeje ko The Ben amaze gukubitwa cyangwa se amaze kudihirwa Nyagatare. Rero yakomeje kugenda atangaza ibintu byinshi cyane, ndetse avuga yerekana ko i Nyagatare kabisa ibyo byamaze kuvivuka, ko yamaze gukubitira The Ben imbere y'abantu bo muri Nyagatare. Akomeza kugenda aganira avuga ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ibitaramo bigiye gukomeza biba, ndetse yaba no mu karere ka Bugesera ndetse n'i Rubavu. Avuga ibintu bigiye bikomeye cyane. Rero mukomeze mwumve ibyo yagiye akomeza kugenda atangaza. Yavuze ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko Irene arangije aza kumubwira ati ariko se, ati ko umuntu burasho atiyirwaje igitaramo bikabirasho birahagaze, ese wakwitonza ukemera ugakubitwa, ukemera ugakorera amafaranga ko uyakeneye? Amubwira ibintu bitandukanye, amwibutsa amugatereka gukubita umuntu, ahubwo wowe komeza ukorera amafaranga, nibura akomeze aze mu kirori cyangwa se akomeze aze mu giteramo. Ati kubera ko ashobora kubireka akabihagarika ugasanga urahombye. Rwose urwaye utanga raporo medicale ngo bakakore ukaruhuka. Nta n'urwara inshuti yawe. Umuhanzi umwe muri arwaye Usinge kuko ari ibyawe ntiwarwara. N'undi turamusengera. Ubu ngubu ibi bintu uzayirukanye umudayimoni w'uburwayi muri ibi bitaramo. Ukanu peacemaker yakavuze nshaka kumuhakanya. Aravuga ati ushobora kukubita umuhanzi akahita arwara, kandi ngo wabuhiye. None se Irene nk'ukuntu byagiye bivugwa haruguru ko nakubitiye Musanze negeze ndwara. Wewe urarwara kandi ari mu mubyizi wawe. Oya wananyuza mu karwara. Yes, Irene muri bwa buhanga bwe ajya abaza neza cyane, akagenda agera ku ntego y'icyo ashatse kugeraho.
aravuga ati waretse rwose wati wakubitwa ibitaramo bikahagarara, ati ariko se njye ko ndakubitiwe i Musanze, ati nigeze ndeka gukomeza gukora, nigeze mpagarara gukora. Ngira ngo hari ahangaha bidasubirwaho, urabyumva neza ko Melody nawe ubwe yiyemereye ko yakubitiwe i Musanze ku mugaragaro izuba riva. Rero ngira ngo yabyemeye muri bwa buhanga Irene ajya abazamo umuntu bikarangira yavuze, nawe birangiye avuze anemeye ko The Ben yamukubitiye hariya mu majyaruguru. Kandi koko niko byagenze, kuko buriya ibitavuga umwe ntibivuge babiri, burya biba ari ibyanyabyo cyane ko na Irene nawe yavuze ati nakubonye isoni zakwishe, ati ndetse wanarakaye cyane. Rero bivuze ngo bikomeje kugenda bigorana, cyangwa se umuziki mu Rwanda urabona kugenda utera indi ntambwe, intera, aho abantu ubona ko batangiye gushishikazwa n'umuziki, kuwukurikirana, kugenda bamenya ibirimo. Ngira ngo nababwiye mu makuru nagiye ntambutsa mbere, ntabwo bino bintu byatangiye si competition si n'amarushanwa, ariko kubera abafana babishyize ku rwego rwa competition, kugeza n'ubwo na Bruce Melody ngira ngo wabyumvise ko nawe yamaze kwemera ko ari competition, ndetse n'abandi bahanzi n'abandi bose bakurikirana umuziki bamaze kwemeza ko aya ngaya ari nk'amarushanwa. Muraza gukomeza mwumva uko yagiye abivuga, bimwe na bimwe mu byaha yagiye avuga, kugira ngo ukomeze ugende ukurikirana amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Niba udukurikiranye kuri Possible TV utarakora subscribe, ukore subscribe, ukore like, ushyireho comment yawe, ubundi nurangiza ukomeze kudukurikirana n'ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru ari update kugira ngo dukomeze tuyakugezaho. Irene yageze ubwo amubwira ati ariko se ko The Ben agiye kuzasohora indirimbo bita Ishara, wowe uzasohora iyihe ndirimbo? Ibyo ngibyo nabyo byavuzweho. Bruce Melody yatangaje ko nawe atagomba gusigara uko byagenda kose, mu gihe cyose The Ben yabasohoye indirimbo, Bruce Melody nawe yahita asohora indi ndirimbo. Rero ni byinshi cyane yagiye avuga, ni byinshi cyane yagiye atangaza. Ukomeze ukurikirane amakuru agiye atandukanye, dukomeze tugende tubikugezaho, ukomeza ukurikirane rwose, kuko iki ni cyo gihe cyawe kugira ngo umenye byinshi byagiye biboneka, cyangwa se Bruce Melody yagiye avuga nyuma y'uko avuye kuri stage, amaze kuva ku gitaramo, akubise uwo bita The Ben, cyangwa se aririmbye akamurusha. Rero uragenda umenya byinshi yagiye avuga. Ariko ubundi baca umugani ngo iminsi yose si sande. Bimwe biramanuka ibindi bikazamuka. Nuko rero nabonye habayeho abantu benshi baza kubiganiraho no kubigaragaza uko byagenze, kandi abo bantu n'ubundi baracyahari. N'ubu nabonaga bari gupostinga ukuntu ngo byagenze, nkabona si byo nabonye. Bruce Melody ati iminsi yose ntabwo ari sande, kuba narakubitiwe Musanze ntabwo n'ubu nagumye gukubitwa. Rero yagiye abyerekana mu buryo budasanzwe, bati nubwo mbona abantu bagenda bavuga mu buryo butandukanye, babivuga uko babyumva cyangwa babishaka, ariko ntabwo bibuza ibyabaye kuba byabaye. Rero akaba yamaze gushyira akadomo, cyangwa se yamaze gukonfirima ko muri iyi konseri yabaye yagaragaye, cyangwa se yitwaye neza kugera ku rwego nawe avuga ati byanze bikunze ntabwo iminsi yose ihora ari sande. Nanjye uyu munsi ngize icyo nkora imbere y'abantu b'i Nyagatare, ndetse ndaza kuguma mu mitwe yabo, bakomeze barimba Bruce Melody, Bruce Melody 001, kubera ko icyo ngicyo namaze kukivivura kare. Nibo bacu, nibo bafana. Ubundi rero bariya barabizi neza ko inyamata twese tuzaza. Ariko urasa n'uri kwishongora ko The Ben murushije stage nziza, nibyo ndi kumva. Oya, kwishongora ni ukuvuga ibintu utarakora. Iyo wabikoze ntabwo ari kwishongora, nkusore imvugo. Ni ukwivuga imyato. Ni ukwivuga ibigwi. Urumva? Kereka niba hari umuntu tutemeranya ko nakoze ibintu bikwiye. Ariko mara unyemerere ko nawe Musanze agakona wakariye. Ariko rero muzagende mu birere. Karapika gakoka. Muzagende mu karere. Ugeze naho tubona ufite isoni. Ati bariya nibo bantu bacu, ati ndetse ni Bugesera bazaye bahari Nyamata kugira ngo bigende neza. Emrene atari ko numva ukomeza kwishongora kuri The Ben. Ndaravuga ati ntabwo ari ukwishongora, ahubwo ni ukuvuga imyato, ni ukwivuga imyato. Ati umuntu yishongora kubitaraba, rero ibindi byose byamaze kuba. Rero ngira ngo Bruce Melody yamaze kukonfirma, cyangwa se yamaze kwemeza ko ibyo byamaze kurangira. Ariko Bruce Emrene utajya ushirayo
arambwira ati ariko nize ati Musanze ati nawe uremeza ko agakoni wakariye. Akomeza kugenda bimwumvisha kugira ngo agenda abisubiramo kugira ngo n'abanyarwanda bagende babyumva. Rero icyo nabwira abantu nuko dukomeze dukurikirane ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Possible TV, aho tugenda tubageza amakuru agiye atandukanye, kandi ndetse abashaka kugira icyo batubwira, telefoni ziba zihari, mujye muduhamagara mutubwire kuri comment, wandike ntacyo bitwaye, kugira ngo dukomeze tugende tuganira tuvuga ibintu bigiye bitandukanye. Rero ubwo ku bantu bagomba gukurikirana ibitaramo cyangwa se ibitaramo bigiye bitandukanye, ubwo nyine ikizakurikiyeho ni i Bugesera, Nyamata. Ubwo rero abanyanyamata mwese cyangwa se abanyabugesera mwese, nizere ko muzamuhari kugira ngo mukomeze mukurikirane iyi nkundura cyangwa se aya marushanwa, nubwo atari amarushanwa ariko abafana bagize amarushanwa. Ubwo rero nawe nizere ko uzaba uhari kugira ngo ukomeze gukurikirana ibi bitaramo bigiye bitandukanye, yaba Bugesera yaba ndetse na Rubavu, aho hose naho mushonje muhishuwe, aho Summer Country Tour izagenda inyura hose, ndakeka ko azagenda hacu wambaye. Rero buri umwe wese akomeze kuba in touch kugira ngo akomeze akurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tunyuza kuri Possible TV uko bukeye ndetse nuko bwije. Ahubwo ntumiye abantu b'inyamata. Inyamata mbo mbarimo ni deni. Yego. Hari konseri twagomba gukora ntibyakunda. Mw'abantu mwe turaje mube tayari, tuzabaha umuziki mwiza, kandi buriya nyine iyo bishyushye gutya, iyo bigenze gutya, ngiye ntekereza ko ku bafana b'umuziki niyo twagerayo nka kubitwa, abo bazunguka pe, bo bazabona show, kuko nzashyiramo ingufu zanjye zose. Ko hari igihe hari abakunigira nk'abandi he. wenda uyu munsi ushimye Imana ko watambutse. Ndayishimye cyane. Yego pe. Kuko nanjye nari mpari kameme, nabonye burange sinyarya imboga, nkuko nkubwiye nti Musanze warajomwe warakubiswe, aha nawe wakoze neza. Mu mboni z'umunyamakuru witwirene Murinda habi, aha wakoze neza pe. Ariko ukuntu ibintu biri kugenda, kuko na Ben wabana ko ino stage yashyizemo imbaraga pe, zirutizo yashyizemo muri Musanze kameme, ni n'ahantu afite amateka, birumvikana ko yagomba gushyiramo Bruce Melody akomeza avuga ati nubwo nagera i Bugesera ngakubitwa, atari ko abanyabugesera bazunguka, kandi koko birumvikana ahubwo kuba ari competition, ni nako guhabwa ibintu byiza kandi bifatika ndetse bisobanuye. Rero ntabwo nawe ari kwanga ko cyangwa se ntabwo ari guhakana ko nawe ashobora kuhagera agakubitwa nkuko nawe yakubitiye i Nyagatare. Rero banyabugesera, ubwo nyine mushonje muhishiwe, uko byagenda kose biraza kugenda neza. Ndamubwira ati mfite indirimbo nshya yitwa Ishara, kandi ushize yari yavuze ko igitaramo cya Nyagatare kiri bube yayirekuye, ashobora kuba wenda hajemo imbogamizi ntayirekure, ariko arayirekura vuba. Wowe nta ndirimbo uteganya kurekura zino tozi zitararangira koko? Okay, ntago nkora umuziki kuri pressure, ariko nasohora Ishara genda yifitira hari. Oya genda yifitira hari indirimbo yitwa Irya Kane, indirimbo ivuga ku mategeko 10 y'abantu b'abagabo. Yigwe breaking news ngwiki nsubiramo ko kantu babaye, yitwa Irya Kane. Irya Kane agisohora Ishara. Ishara nzayikurikira Irya Kane. Uri ubivugiye ku rya Bega? Ikabega. Hari umuntu ariko indirimbo irahari, iri ready, nawe mbaretse ngo mukenjoyinga kariya, ariko ntago byagendera. Yes, ngira ngo mwamwumvise ati naramuka asohoye indirimbo Ishara nkuko yayitangaje, niko Irene yaramwaje ati we uzasohora iyihe? Aravuga ngo nzasohora iyo bita ngo Irya Kane, itegeko rya kane. Rero nagira ngo mbwira abantu turi kumwe, mwitega ibintu byinshi cyane bitandukanye, kubera ko ntago mwumva ko byoroshye uko byagenda kose. Hari ibintu bigomba gusobanuka. Yego, sinabwiye ko nakongera se nkabidubana.
arababizi agisohora inshallah uregekaho irya kane ngo ngo ni amategeko 10 y'abantu b'abagabo kungiza amatsiko ntabwo uri umuntu w'umugabo ubwo njye ndumva wakagombye kuba nk'iyo ndirimbo uyimagina ukanayumva neza ukamenya neza niba ko kuri umugabo akomero tubwiza ukuri tuvuga ibintu utaza iyi ndirimbo itayari irahari urabona ukanda buto burya igasohoka oya ndagira ngo nakomeza gupfukirana umuvandimwe yego tugendane